Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ubuzima bumeze fresh naho butameze neza, nizera ko muraza kumera neza cyane muri rusange. Muri isi ya siporo tuba tumeze neza, tuba tugomba kwishima kandi tukamera neza cyane muri rusange. Waba ufite ibibazo waba utabifite kabisa, cyambere nuko ubyirengagiza ubuzima bugakomeza. Nizere ko rero siporo muramutse mumeze neza cyane kabisa. Tuje kuganira ku equipe nka Kiyovu Sport, ekipe igeze ahantu habi cyane. Ekipe rwose navuga ko ni ekipe iri mu bihe bito yoroheye. Ekipe ijya kuri match ikaba ifite abakinnyi 11 n'abakinnyi bagera kuri 3 bari ku ntebe y'abasimbu. Ibibazo bikomeye cyane, ngira ngo benshi bari kureba ibibazo bya ndima ekipe, ariko ekipe ya Kiyovu Sport ngira ngo niyo ekipe iri muri shampiyona y'u Rwanda ifite ibibazo bitayoroheye. Ekipe kugeza ubu mu myaka 2 ishize yahataniraga ibikombe bya shampiyona. Mu myaka 2 ishize rwose yaje irangiza ku myanya ya 2, ibona ko yahatanye rwose ari ekipe nziza cyane, ubona ari ekipe ikomeye cyane. Ariko kugeza amagingo aya ngaya muri uyu mwaka wa shampiyona y'imikino hano mu Rwanda, muri Rwanda Premier League, ekipe navuga ko imaze gukina imikino igera muri 5. Ura mu mikino imaze gukina iheruka amanota 3 ubwo yatsindaga ikipe ya AS Kigali, itsinda AS Kigali ibitego 2-1. Ngira ngo wari umukino wa shampiyona wa mbere nyine waje kuba ubanza, batsindwa n'ikipe ya Polisi inyagiye ibitego 4-0. Batsindwa n'ikipe y'Amagaju yabatsinze ibitego bigera kuri 2-0. Ekipe rero y'abavandimwe rwose ya Kiyovu Sport, nako rwose ni ekipe rwose itari mu bihe byayo byiza, yaba mu kibazo cya mikoro. Nako rwose n'abagabo bagiye bayobora ekipe nka Kiyovu Sport nabo batari kuyibanira. Ngira ngo abo bagabo nabo bayobora ekipe nka Kiyovu Sport bakwiye guhaguruka bakayegera, bakayifasha, bakareba uburyo rwose rero baza kuba rwose rero bayifata cyangwa se bayiteringa mu bitugu kugira ngo ibashe kuba ikiniye imikino ya shampiyona. Birababaje kubona ekipe nka Kiyovu Sport iri gukina rwose ifite abakinnyi 11 ndetse na 3 bari kuri bande touche. Rwose idafasha ekipe nka Kiyovu Sport rwose, ubona ko ni ekipe igeze habi. Benshi batari no gutinya kuvuga ko ari ekipe ishaka kuzamuka mu cyiciro cya 2 nkuko byari byabaye mu mwaka wa 2017. Ubwo rwose ekipe yari yamaze kuba igenda imanuka mu cyiciro cya 2, ariko Ferwafa ikaza kuba igarura mu cyiciro cya mbere. Ngira ngo urareba ukabona ni ekipe idafite icyizere, yaba mu bakinnyi yaba mu batoza. Bayitoza nabo ubona ko nta cyizere bafite habe namba. Wongira ngo rero muri match heruka yakinaga muri ekipe y'Amagaju ibasanze iwabo i Kigali, ikabatsinda ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Kora ekipe nka Kiyovu Sport itsindwa n'Amagaju ibitego 2-0 ibasanze iwayo. Rero babashije umutoza ababwira bati se coach kutsinzwe na ekipe y'Amagaju ugatsindirwa mu rugo byagenze bite, bimeze bite? Ababwira ati nibaza ko bitagitangaza kuko dusanganywe ibibazo. Ati niyo mpamvu mwabonye dufite abakinnyi 14 nyine babanje mu kibuga ndetse na 3 bari kuri bande touche. Ati nta cyizere mfite kugeza ubu kubera ibibazo biri mu ikipe ya Kiyovu Sport. Avuga ati nimbona abakinnyi bajya mu kibuga 11 ati nzakina. Ati umusaruro uzavamo rero uzaba ari uwo wose. Ati nzawishimira. Ati kuko rwose rero ati ni ekipe irimo ibibazo bitandukanye. Ati ariko tuzagerageza ko dushoboye kose nyine tugaragaza nyine tugerageze tugire uko twajya mu kibuga. Rero maje nyine nk'umuntu nyine waramaze kuba nyine atsindwa umukino. Avuga ati rwose rero ati mu gukina ati wawiteze ibintu bitatu. Ati wawiteze gutsinda, kunganya ndetse no gutsindwa. Ati ibyo ni ibintu byose rero biba mu mupira w'amaguru. Ubona ko rwose n'umutoza nawe nta cyizere afite. Avuga ati nzabanza nimbona 11 babanza mu kibuga. Ati ubwo nta kundi nyine nzaba nyine
mbashyiramo muri rusange birumvikana. Ubwo ekipe ya Kiyovu Sport, ekipe ifite amanota nyine agera kuri 3 n'umwenda w'ibitego rero bigera kuri 2, ikaba iri ku mwanya nyine wa 14 muri shampiyona y'u Rwanda. Kiyovu Sport ubwo rero benshi bakavuga bati wowe bita Mvukiye Juvenal, atowe bita Mvukiye Juvenal rero ati niwe nyirabayazana w'ibi byose kugira ngo ikipe nka Kiyovu Sport ibigeze ahangaha. Bari nk'aho bita Mvukiye Juvenal nubwo yafashije ikipe nyine cyangwa se yabaye perezida wa Kiyovu Sport kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2023, yakoreye byiza kandi byinshi ikipe ya Kiyovu Sport, dore ko yeguriye abakinnyi batandukanye, byibuka nka ba Ismail Pecho vandimwe rwose baje kuba abayifasha, ba Bedi Bigirimana hari mu ikipe nka Kiyovu Sport, ba Emmanuel Okwi bari mu ikipe nka Kiyovu Sport, baza kuba nyine bahatana muri shampiyona y'u Rwanda, baza kuba bahatana mu myaka 2 ishize rero bahatanira igikombe nubwo bitaje gukunda kugira ko bagitwara. Ariko mu bakinnyi bamwe yaguze uyu mugabo mbere yuko agenda nibo baje kuba nyine barega ekipe nka Kiyovu Sport muri FIFA kutayishyura amafaranga y'imishahara, kutabishyura amafaranga ya recruitment, biza gutuma bayijyana muri FIFA barayirega, ekipe ya Kiyovu Sport nyine iza guhabwa ibihano. Ubwo rero kandi binavuga ko hari amadeni rero ekipe ya Kiyovu Sport iri kugenda nyine yishyura, yafashwe nyine uyu mugabo bita Mvukiye Juvenal rero akiyobora ekipe ya Kiyovu Sport. Ubwo rero ekipe ya Kiyovu Sport wakibaza se aya ma ekipe makuru yaba Rayon Sport nayo nuko yagize bari abagabo bayiyoboye kuva kera bakaba bari kwifasha kugeza amaginga ya, wakibaza uteye ama ekipe makuru y'abafana yaba Kiyovu Sport yaba ekipe nka Rayon Sport yaba ekipe nka za Kiyovu Sport, ekipe nka za Etincelle, aya ma ekipe makuru y'abafana, ese wakibaza ati ni ama ekipe azabaho ate muri shampiyona y'u Rwanda, azabaho atunzwe nande, afashwa nande kugira ngo babone amikoro ahoraho kandi aza atuma nyine ama ekipe akomeza gukina shampiyona ndetse n'izindi andi marushanwa atandukanye yaba ku mugabane Afurika ndetse no mu Rwanda. Ese ni ikibazo kiri muri aya ma ekipe cyangwa se iki kibazo cy'ama ekipe y'amikoro kizakemuka gite kugira ngo aya ekipe nyine abashe kuba yabaho muri rusange? Ubwo rero reka turebe ekipe nyine ya Kiyovu Sport aho igana, aho yerekeza. Ubwo umujyi wa Kigali nkuko wafashaga nyine urebe uko wabigenza kugira ngo ekipe nka Kiyovu Sport ikomeze kubaho. Ubwo rero mu mikino izajya kuba cyangwa se iri imbere kabisa, izaba ikina n'ikipe ya Marine, ikina n'ikipe ya Bugesera, ikina n'ikipe ya Rayon Sport na Gasogi ndetse n'andi ma ekipe atandukanye harimo nka Etincelle ndetse n'andi atandukanye. Nuko reba rero ekipe ya Kiyovu Sport, ariko bakunzi ba Kiyovu Sport muhaguruke mufashe ekipe yanyu, mukanda akanyenyeri, muyibe hafi, muyishakire amafaranga kabisa rero kugira ngo ize kubasha kubaho. Nimba uri umukunzi wa Kiyovu Sport wibigumisha mu magambo, ahubwo bishyire mu bikorwa kabisa rero kugira ngo ekipe ibashe kugenda ibaho muri rusange. Mbashimire cyane rero, nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko mukomeza kugenda mukora subscribe kuri Alphonse Sport TV kabisa rero